kuganira abasifuzi umusifuzi wambaye waje kuje mureba Perezida yanze avuga fatika yaba itaje tujimire washiri wangu washi nyanza mu udasimba kwa hivyo uwe nitaye murashengera kuki muvuga ko abasifuzi bagomba kuva mu kirugo Perezida wacu yanze umupira murawukurikira nta gitego na kimwe kitari cyo ariko gusa kubera ko ngira ngo Rayon Sport yiteguye kujya ku gikombe ntekereza ko ari cyo cyatumye ibitego yayo bibiri burya abantu batangira kwiheba ariko byashobokaga no kwishyurwa ariko icyo tubona gishoboka mu by'ukuri ni ibintu bikwiriye kuzafatwaho icyemezo ni ibintu bikeneye ingamba zifatika ntabwo ari ibintu byiza uyu mupira wari umupira abantu bitabiriye bagomba kuwureba kandi bagataha bishimye Yes mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi yo nitwa Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda iyi ni IDR TV ariko kandi ndi kumwe na NTV Rwanda birumvikana mu mikino n'imyidagaduro twe turi ibiro by'imyidagaduro birumvikana mbaye ikaze kuri stade ya Bugesera aha ari kubera umukino w'ikipe ya Bugesera FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Bugesera ubu tuvugana yari imaje gutsinda igitego kimwe ndetse n'ikindi kivuye muri penalty ari nayo iteje imvururu kuri stade hose hakaba hamaje guteza imvuru ndetse bamwe bafana ngira ngo muri kona inyuma yanjye bamaje kuba abavuga yuko abasifuzi bagomba kuva mu kibuga cyangwa se ikipe bikagaragara ko bayiteye forfait bikarangira dore byatumye n'inzego z'umutekano zongera uburinzi bwo kubafana ku rwego rwa polisi ubona ko byari bikomeye cyane ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera match ikaba yamaje kuba ihagarara tutazi ngo niba iraza guhagarara burundu cyangwa se hari inama bagiye gukora ya imyitwarire y'abasifuzi cyangwa se ku makipe impande zombi bakagira undi mwanzuro bafata birangiye gutya nkuko ari ibitego bibiri bya Bugesera kuri Rayon Sport byabisobanuye kubwo Rayon iri ku mwanya wa kabiri kubera ko yaba imaje gutsindwa ibitego bibiri biramutse bibaye byemejwe komeza ubananjye hanyuma nkwereke niki abafana bari kuvuga ese niki ubundi biraza kurangira gute birangira bateye forfait cyangwa se biraza kurangira umukino ukomeje abasifuzi babakuremo baza n'abandi cyangwa se match isubikwe bivugwe kubwo itigeze iba ibyo nimwe dutegereje kumenya kuko match yo already mu kibuga yamaje kuba yagarara kandi yahagaze n'ubundi umukino utarangiye
turafata inkuru yisanzuye n'ikibuga tugifite. Bashaka gusubira mu kibuga. Ikintu dushaka kwabijemo ntabwo turashaka ubutabera mu Rwanda. Turashaka ubutabera nagira shamemere. Ni ubutabera natwe dushaka ubutabera mu Rwanda. Ntabwo dushaka nayo. Ngewe umukunzi wa Rayon Sports ntabwo tugishaka yuko uyu munsi wa none APR Premier League Rwanda APR uyu munsi wa none iyoboye mu gihugu bagafata ibikombe byose babihe APR. Perezida wa Bugesera avuze ko ikipe ya Rayon Sports bagomba kuyitera forfait. Urabivuga iki umufana wa Rayon Sports? Mu Rwanda Njye ni umukunzi wa Rayon Sports. aza gufata ikipe ari umupira ntabwo umugaturuka Ntabwo bibaho. kureba umupira muri Bugesera ari amazi umupira umeze gutya ntabwo bibaho. Turashaka kurwara akavuyo tubakarabira wowe urisabira iki Ferwafa? ntabwo niyangana ahubwo abasifuzi n'amanyanga n'amakosa bampa igikombe. Ariko Rayon Sports muhora mugaruka ku abasifuzi. Amakuru mfite nuko n'ubundi ngo mwari mwamaje kubanza kwandika iretere musaba Ferwafa ngo ibaha abasifuzi mpuzamahanga. None ibibaye hano urabihuza gute? Njyewe ndashimira Rayon Sports. Bano bantu badusifure bagende banabirukana n'abana. Icya kabiri nkanjye rwa Rutabo abana bafude umugore wanjye arabana cyane. Shimira federasiyo gizana match nk'ingiyi abanyamahanga. Ndonye ngashima abafana b'Abanyarwanda bose. Shima abanyamakuru bashobora gukira ngo ivoka y'imbwa imanuka iyi ubu nabirarangiye. None rwa Rutabura muri Ferwafa nibaramuka haturutseyo icyemezo cyemeza ko iyi match yarangiye ari ibitego 2 bya Bugesera bikarangira gutyo, muraza ko byishimira nk'abafana cyangwa nibajya muri kafu? Nibajya muri kafu bacumura cyangwa uwo mwana avuye kwase n'ugira ijambo ubwo birabarera. Urakoze cyane. Ntabwo ndakora iyo federasiyo Yego izajya muri kafu abantu bicara mu sawa cyane. Ntabwo uri umufana w'ikipe ya Rayon Sports, uri umukunzi. Harya umukunzi n'umufana musigaye mwarabitandukanyije? Yego. First of all turabanza kukwihanganisha kuko nubwo umukino wabaye ariko nturangiye neza, iminota 90 ntirangiye. Mbere na mbere muragendera ubuhe butumwa Ferwafa kuri iki kibazo kibaye aka kanya ku ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Bugesera? Ferwafa turashaka kwisaba ikintu cya mbere, nimba ekipe yekaramye umusifuzi ibanze ibi agaciro. Ikigaragara iyi nanose ya mbere yo kuba ibonye ko inyatansi ya mbere umusifuzi kwa muri karamye na Gasogera muri karamye akora amakosa. Bwa kabiri umusore wa Rayon Sports muri karamye akora amakosa, atanze assista kuri Bugesera ku buryo budashoboka. Uyu munsi wa none twe nk'aba Rayon Sports turababaye, dutashye tubabaye. Ngewe wowe naturutse Huye na moto ariko gutabu byananiye kubera Ferwafa. Ngewe mvuye mu karere ka Nyanza muri fan club bita Igikundiro ku Ivuko, nabanje gushwa n'abapolisi 6 birinze kumfunga ariko baramwira ati katwihanganisha. Nababaye narwanye ariko baranyanganira. Narwanye kubera ko tari impamvu zanye zinurutse ko kundi kipe. Uyu munsi wa none
nifuzaga yuko nk'ikipe igiye kumanuka mu cyiciro cya mbere ntabwo yakabaye ihatana kubigeza hariya. ariko nanone ntabwo wavuga ngo ikipe kubera ko igiye kumanuka mu cyiciro cya mbere cyane ko itari yanamanuka wavuga ko ikwiye gukina ngo muyibe cyangwa bagire uburyo babigenza. Ntabwo dushaka kuyiba ikipe nka Rayon Sports no kubera iki igiye gukina n'ikipe ya nyuma cyangwa se bakamifata iciriritse kubera iki bayishyiraho pressure. No kubera iki ahubwo nibafata igikombe kubera iki umusifuzi buri gihe ku ikipe ya Rayon Sports bayigira permit. No kubera iki erega twebwe turi abakunzi ba Rayon Sports, twebwe turafana kugeza gupfa, turakunda kugeza gupfa. Rayon Sports mbwo yajya mu cyiciro cya nyuma tuzayigwa inyuma, turi abakunzi. Reba kugira ngo mbe mu karere ka Nyanza nzara mu Bugesera nateze moto. Icyo wakisabira Ferwafa icyo nasaba cyemeza iraza gufata kuri uyu mukino, icyo nasaba Ferwafa kucyemeza kuri uyu mukino ndayisaba nka Ferwafa, ndayishaka ko izama uno mukino ikawutangira bushyashya ukumva byashoboka umusifuzi nubwo bitashoboka. Ariko ibi bitego ntabwo igitego cya mbere ndacyemera, by the way ndayicyemera, ariko icya kabiri sinyemera. Nibwe kenshi nabuze penalty bayinyibye, nibashaka niko nta vare tugira, natsinze igitego baracyanga. Ese cyo igitego gisuje mu mashusho wasanga atari igitego, hari vare byinshi byagaragara. Ninde twaganiraga? Wagaragana na Tegejo Juste. Yego, urakoze cyane. Yego. Futbol yacu mwese murayizi. Bageze miliyoni 25. Ikipe yitwara ihagarare ku ishema. Ndagitagaze miliyoni 100. Sibyo? Aperi igikombe bakihereze igitwara niba radiperi izagitwara aho ngaho. Ariko ibi bintu hari imirambo ibiri bajyanye abantu bacu bakomerekeje ubu se Ferwafa bakomerekejwe nande none se bari benshi abafana ba Aperi babateye amabuye n'abantu ntabwo polisi mujyanye umwe wa Aperi wakomerekeje uri Ferwafa ni kuri mwanda mu mupira w'amaguru bikaba bitangiye ni kuri ibintu biragera kuko uyu mwana uri mu mupira w'amaguru nta hantu twagera pawulo umwami ariko gikombe ari beza tuziza mu kibuga uribuka tuzoka tuza mu kibuga icyo byose Rayon Sports ntabwo uribuka ibyabaye ihuye Rayon Sports ntabwo yabyihanganiye aka gasuzuguro turakarambira bigenze bite ko umupira urangiye utarangiye twebwe ntabwo tubizi twebwe icyo tubita tuvuga nk'abafana ba Bugesera. Iyi mace ifite abategetsi, ifite komiseri w'umukino, ikagira umusifuzi, ikagira ababishinzwe. Ntabwo tuzi ko rero bagomba gusubika mace tutazi uko byagenze. Banzuye ko uyu mukino wari wagenze neza kugera kuri iki gice awusubikiye ku giti cyanjye 100% byagenze neza. Abasifuzi bivugwa ko bibiye i Bugesera wowe bareba abasifuzi federasiyo irahari izabikurikirana, ariko Rayon Sports imeze nk'umugore w'ikigaye. Ibona ko yatari igitego urasaba icyo ubuyobozi bwa Ferwafa reka mubwire Ferwafa wazirebe uyu mukino wakaje nta mvura yaguye ni ukwigomba ko barebe aho bagomba guhanwa bagomba kuba n'umukino harahanwa abandi harahanwa barebe papa wanjye wari waje gufana ikipe ya Bugesera uturutse wagana wowe naturutse aho muri sima yanjye niwo niyo mu rugo umukino ukuntu usubitswe urasaba Ferwafa ko yazafata uburenganzira nawe wari kuri stade umwanzuro nasaba Ferwafa ni uko yahana Rayon Sports ntabwo igomba kuva mu kibuga niba yabonaga bari kuyiba yakareka bagahana abasifuzi bakabana n'inshingano zabo babyumvira. Urakoze cyane. namwe muri abanyamakuru umupira murawukurikira nta gitego na kimwe kitari cyo, ariko gusa kubera ko
ngira ngo Rayon Sport yiteguye kujya ku gikombe, ntekereza ko ari cyo cyatumye ibitego bibaye bibiri burya abantu batangira kwiheba, ariko byashobokaga no kwishyurwa. Ariko icyo tubona gishoboka mu by'ukuri ni ibintu bikwiriye kuzafatwaho icyemezo, ni ibintu bikeneye ingamba zifatika, ntabwo ari ibintu byiza. Uyu mupira wari umupira abantu bitabiriye bagombaga kuwureba kandi bagataha bishimye. Ubwo harakurikiraho iki? Igikurikiraho twe ntabwo tukizi kuko nka ekipe twiteguye, twari twakiriye ikipe mu myiteguro, mu bisabwa ekipe yakiriye umukino twabyubahirije. Icyabaye ngira ngo mwabonye ko abafana batera amabuye abakinnyi, batera amabuye abasifuzi. Igisigaye rero ubwo ni ugutegereza ibyemezo bizafatwa n'inzego zibishinzwe, ariko ntekereza ko mu by'ukuri twebwe nka Bugesera igishoboka cyagaragara nuko habaho forufe, kuko ntekereza ko umukino wacu twawuteguye ntabwo twakongera kuwusubiramo urebye ushingiye ku byabaye kandi byose byakozwe n'abafana ba Rayon Sport. Umukino usubitswe kubera impamvu z'umutekano muke, nimwe mwakiriye musabwa umutekano, byabatunguye mwari mwabyiteguye, byabananiye umutekano? Twe ntabwo ducunga umutekano, umutekano n'uw'inzego z'umutekano zari zihari mwabibonye. Twebwe rero icyo twasabwaga cya mbere ni ukwinjiza abantu mu mutekano mwiza, byakozwe. Ariko iyo n'abantu bangana gutya bateraga amabuye kuriya nta cyabikorwaho, ariko mu bigaragara ubwo abantu bazabikorana ubushishozi, ari na ngombwa ko umukino wasubirwamo. Ntekereza ko abafana bameze gutya badashobora kongera kubureba. Perezida, mu gice navango cyaturutsemo wenda umutekano muke, ni igice gisanzwe akenshi kidakoreshwa n'abafana kuba bahicara. Ikipe nka Bugesera yahisemo kuba yahakoresha. Umuntu yavuga ko habaye uburangare kuba bari abafana bajya hariya kandi hari n'ibikoresho byatuma umutekano muke ugaragara ku kibuga. Ntabwo ibyo bakoresheje ntabwo ari ibirunze hariya cyangwa ari ibihari. Amabuye bashobora no kuba bayazana mu mifuka, bashobora kuba banayagendana. Igihe cyose umuntu ashaka guteza umutekano muke ntabwo yabura impamvu yawuteza, yaba ari abafana, yaba ari abayobozi, yaba ari buri wese. Ngira ngo mu Rwanda turabizi ko umutekano ari ikintu tugomba kubaha. Ibyo rero ntabwo bisaba ko haba ari hariya kuko nkuko mubona isuku yari hari, ariko bajyaga inyuma iriya bakajya gushaka amabuye. Ibuye rero uwo ari we wese yarishaka kandi yaribona, ariko dutekereza ko ubwo abantu bazaganira nabo n'abayobozi babo, iyi myitwarire ntabwo ari myiza izakosoke. Ahanini gutsindwa birashoboka, ni umukino twateguye tumaze igihe dutegura, nta cyatumaga tutari kuwutsinda rwose. Niyo mpamvu muri kwinurira abasifuzi umusifuzi wambaye waje mureba perezida yanze avuga idafatika yabanza izatishimire washiri wangu washi nyanza mu udasimba twaivaho ubu tawe murashengera kuki muvuga ko abasifuzi bagomba kuva mu kibuga perezida wacu yanze niye mpamvu ushingiye bavuga ko bari kubiba nshingiyeho aperefuse umusifuzi umusifuzi simushaka nasohoke no mu gihe yakutayire yakwibye penalty yacu arayanze agiye cyane mu mutima wanjye baruka neza nibatefeze kwitayire bitabo bitatu urashingira ko cyo bavuga ko abasifuzi bagomba kuva mu kibuga ko bari kwibira kipe ya Bugesera nuko twebwe batwibye baribye iki batwibye penalty hariya irabago yariyo jana twitiye na moto ngiri kundi bujere ngure kameramana barebe neza jana twiti njeba mitapati cyanjuva na twitiye na moto jombi ebije dukora ikintu ya musifuzi turabirambiwe birababaje uri umunyamakuru ntacyo cyabonye iyo umukuru umunyamakuru wanyarira muri cyo bakahe uyu mwandu wese tukubwira ibibazo uyu musifuzi tangaza uyu musifuzi bibaye byiza bamumuriramo bakamuha ibitego bitatu bamuhaje waje mu ruhango birimbaye kuyihanze bigaragara ko bibaho sawa
Yes, ni umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera FC. Twari turi hano Bugesera, birumvikana kuri stade yaho haje kuba akavuyo, birangira umukino ubanzuye kusubikwa kubera umutekano muke, kubera abafana bamwe na bamwe bari batangiye gutera amabuye muri stade mo hagati bakayatera abakinyi, birangira n'ubundi byanzwe ko uwo mukino uhagarikwa cyangwa se usubikwa. Perezida wa Bugesera atangaje ko by'umwihariko bo bari biteguye umukino, kandi ko avuga ko bibaye ngombwa ubwo batera forfait ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi ntabwo twe twamenya ngo perezida wa Rayon Sport cyangwa se umutoza cyangwa se Rwanda Premier League yo iraza kuba itangaza iki. Ibyo nibyo tuje kuza gutegereza, ariko ni igikombe kiri guhatanirwa hirya no hino cyane. Muri make uko umukino wagenze birumvikana, ubwo twavuga ko birangiye ari ibitego bibiri bya Bugesera ndetse ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport, cyane ko cya kabiri cyabonetse kuri penalty, ari nayo yateje akavuyo bagahita bavuga ati abasifuzi babakure mu kibuga cyangwa se badutere forfait cyangwa bahagarike umukino. Byose rero biracyari muri procedure, ubwo turaza kumenya umwanzuro nawo ugomba kuba ugumana natwe, hanyuma ibiza gusohoka nabyo tukabigutangariza. Ni NTV Rwanda, ni EDL, nge nitwa Mugabonde Regis, ndi Mr Muhanzi, ndi ntare, ndi ndahangarwa, nihanganisha abafana aba Rayon Sport ndetse n'ababugesera mutabashe gusoza umukino ngo mwemeze niba mutsinze cyangwa se mutsinzwe. Ndabashimiye.